Mwiriwe, reka tuvuge ku bintu bijyanye n'ubusinzi. Reka tugiye kureba amasomo avuga ku bijyanye n'ubusinzi. Abankurikiye murebe mu rwambere rwa Petero igice cyayo cya 5 guhera ku murongo wa 8. Rwambere rwa Petero igice cyayo cya 5 guhera ku murongo wa 8. Haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Mwirinde ibisindisha, mube maso. Ngo twirinde ibisindisha, tube maso, kuko umurezi wacu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Biboneka mu rwambere rwa Petero igice cyayo cya 5 umurongo wa 8. Reka turebe no mu rwambere rwa Petero igice cyayo cya 4 umurongo wa 7. Turi kuvuga ku masomo avuga iki? Gusinda cyangwa ibisindisha. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha. Ariko abantu benshi muri iyi minsi ari gukunda ibisindisha cyane, sinzi ikibazo gihari. Mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Tito igice cyayo cya 2 umurongo wa 2. Tito igice cyayo cya 2 umurongo wa 2. Ayo masomo muze kuyandebera. Haravuga ngo uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha. Hari abantu nagiye numva bavuga ngo inzoga ngo nakabasaza. Oya, uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde badashayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. Sinjye ubivuze, ni Bibiliya ndi gusoma. Nawe niba ufite Bibiliya uze kuhareba muri ayo masomo muri Tito igice cyayo cya 2 umurongo waho wa 2. Rwambere rwa Timote igice cyayo cya 3 umurongo wa 11 bavuga ngo iki? N'abadiyakonikazi nabo nuko baba bitonda, n'abatabeshyira abandi, abantu badakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Mu rwambere rwa Timote igice cyayo cya 3 umurongo wa 11. Ugerageze ugire ute wasome. Rwambere rwa Timote igice cyayo cya 4 igice cyayo cya 3 umurongo wa 2. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abo dakunda ibisindisha, wirinda, agira gahunda mu kubaho kwe, akunda gucumbikira abashyitsi, afite ubwenge bwo kwigisha. Uwo ni umwepiskopi. Ibisindisha bivuzemo cyane babivuzeho. Rwambere rw'Abatesalonike igice cyayo cya 5 umurongo wa 8. Haravuga ngo ariko twebweho ubwo turabamanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo rw'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Ariko twebwe kuko turabamanywa twirinde ibisindisha. Ni mu rwambere rw'Abatesalonike igice cyayo cya 5 guhera ku murongo wa 8. Ese urwambere rw'Abatesalonike igice cyayo cya 5 umurongo wa 6 avuga ngo iki? Nuko twe gusinzira nk'abandi. Niko mu rwambere rw'Abatesalonike igice cyayo cya 5 umurongo wa 6. Nuko twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 22. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 22. Bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Bazagira ute? Bazabona ishyano. Yesaya 5 umurongo wa 11. Bazabona ishyano abazindirwa no kuvumba ibisindisha, bakaba aricyo birirwa bakabirarira inkera kugeza bibahindura nk'abasazi. Imigani igice cya 3 umurongo wa Mugani igice cya 31 umurongo waho wa 6. Ibisindisha ubihe ugiye gupfa, na vino uyihe ufite intimba mu mutima.
Imigani 31 umurongo wa 4. Ntibikwiriye abami Ramuweli we, abamu ntibakwiriye kunywa vino, abaki abanywa cyangwa ibikomangoma, kuko cyangwa ibikomangoma kubaririza ibisindisha aho biri. Nuko rero nayo masomo mbashe kubona yajyanye n'ibisindisha, murumva ko ntacyo Bibiliya itavuze ku bijyanye n'ibisindisha. Hari n'isomo nzi rivuga ngo vino no mukobanya inzoga zakubaganyisha, ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Rero mwumvishe aya masomo, namwe hari icyo muvanyemo, mukomeze kugira umunsi mwiza.